Mwaramutse kandi Yesu ashimwe. Ni Pastor Christian Gisanura. Dukomeje nka gahunda yacu yo gushima Imana. Uyu munsi turi mu ngoma za mbere igice cya 29 umurongo wa 11 kugera ku 13, aho bivuga ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, uko biri mu ijuru n'ibiri mu isi ari byawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Amena. Haleluya. Aya magambo rero ni amagambo meza, icyubahiro ni amagambo meza Imana ikunda kumva. In fact, iyo turi kuvuga Imana kuriya ntabwo tuba tubesha, ntabwo tuba dukabya, ahubwo tuba tuvuga the true identity, tuvuga Imana iyo ariyo, uko iteye ndetse n'uko imeze. Nta gukabya kuba kurimo, tuba tuyivuga uko yifuza ko tuyivuga, tuba tuyivuga uko imeze. Imana yacu ishimwe cyane. Ikibazo gikomeye nuko abantu badasobanukiwe ubugari no gukomera kw'Imana, bayihereza level ihwanye nabo cyangwa se n'ubushobozi bwabo. Imana irarenze bene data, Imana irarenze cyane, kuko ni Imana irenze ibitekerezo byacu. Ariko mutekereze ku isi ingana, ikaba ariyo yayiremye, ari owner wayo. Usibye iyi si turimo, urebye univers yose, iyi globe turimo terrestre cyangwa se y'isi, ububumbe bw'isi, hari utubumbe twinshi. Rero birakwereka uko Imana ikomeye. Hano biratubwira ngo Uwiteka, mbese turimo kuramya, turimo kuyivuga. Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe. Muri make, umuntu wese ukeneye gukomera cyangwa wumva ko akomeye, ukeneye icyubahiro cyangwa se akeneye hari icyubahiro ahabwa, kunesha, ufite ibibazo wifuza kunesha cyangwa se uzi kuba nesheje, byose wabihawe n'Imana. Rero kuba turi mu kwezi ko gushima, dushima Imana umwaka ushize, twishimira n'uyu mwaka tutangiye, ndashaka kubwira buri wese yuko impamvu turi gushima Imana ibyatubayeho, kandi tunashinganisha ibiri bitubeho muri uyu mwaka. Ibyatubayeho umwaka ushize tubishimira Imana, ndetse turi tunashinganisha ibyo turiza gukora, ibyo tuza kunyuramo muri uyu mwaka twinjiyemo. Aho waciye ukahabwa icyubahiro, aho waciye ugahura n'ikigeragezo ukakinesha, ukabona imbaraga, ukabona iki, byose umenye ko Imana yagiye ihagarara nawe igushoboza. Rero iyo utabyizeye, nakubwira iki? Nakubwira basi ubwo imbaraga zawe zabigufashije, ubwo umunsi izo mbaraga zawe zizashira, tuzareba hano ko uza kuri izindi mbaraga. Ariko nkatwe bamwe tuzi ko ibyo twashoboye gukora harimo ukuboko kw'Imana, harimo ikiganza cy'Imana. Noneho tufashe igihe cyo kubwira Imana, turarekonesa yuko harimo ikiganza cyawe mu byo twakoze byose, harimo ukuboko kwawe, kuko ubwacu ntabwo twari kubishobora, ubwacu ntabwo twari kubikora. Iyo utaza kudushoboza, iyo utaza kudufasha, iyo utaza kudushigikira, iyo utaza cyane kuduherekeza muri uru rugendo turi kugendamo. Imana yacu ishimwe cyane. Rero uyu murongo nawe ukunze cyane, ndimo kuwusoma ngo ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Hari abantu bumva bageze kuri top, ntawe uzagera muri top akiri mu isi. Uko uzahora ari muri top ni Imana, niwe usumba byose. Nubwo waba uri deje muri kampani yawe, hari uwagushize kandi hari ugusumba hari ahantu. Ni byiza kumusubiza icyubahiro,
nubwo waba uri owner y'aka business kawe, aka boutique kawe, hari uwabuhije ibitekerezo byo gutangira iyo business, ni nawe boss wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Hata hashize amarayika ngo baharinde, barara bahabomoye abajura bakinjira. Rero kuko nawe bimureba, hashira uburinzi. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo ubutunzi n'icyubahiro ni wowe bituruka, kandi ni wowe utegeka byose. Ubutunzi n'icyubahiro, abafite ubutunzi ni Imana ubutanga, ngo ni kuri wowe buturukaho, ni wowe utanga ubutunzi. N'abatabufite ni Imana ibitanga, niwe soko y'ubutunzi. Araguha ibitekerezo, akaguhuza na connection, akakwigisha uburyo wabibyaza umusaruro, ubutunzi bukaza. Rero komera. Mu minsi ishize nabonye muri social media umukobwa uvuga mu cyongereza cyane n'amageste y'ukuntu wagira ngo ari gukina ikinamico, ngo we are broke, youth in Kigali, we are broke, urubyiruko rw'i Kigali ngo turakenye, sinzi akazana ibintu byinshi bikabyo. Yewe sinzi niba ariwe ndibubwire, niba ndabwira urubyiruko muri rusange. Twese twanyuze mu myaka y'urubyiruko, twanyuze muri ibi byose, ariko ikintu kimwe ndibuvuge by the experience, naje gusanga ubukene bwa mbere buba mu bwonko. Ubukene bwa mbere na mbere buba mu bwonko. Muri make, umurima wa mbere uba mu bwonko. Ubutunzi bwa mbere buba mu bwonko. Ubwonko bwawe buzaguha ibyo wabuhaye within the time. Niba ubwonko bwawe wabugaburiye ibintu biri general, cyangwa se n'ubugaburire ibyo bishaka kuresista buri n'iki, ntacyo buzaguha. Umurima wa mbere, ubutunzi bwa mbere buba mu bwonko. Ibindi byose wabutakaza. Bagwa miliyoni 100 zikagenda mu minsi mike, baguha inzu y'igorofa zingahe ikazagenda, baguha ikintu cyose kitwa ko ari ubutunzi, amafaranga, ibintu iki, wabitakaza. Haza icyorezo runaka kikabitwara, haza sinzi ikintu runaka kikabitwara, ariko niba hari ubutunzi utazanyagwa, n'ibyo washoboye kumenya. Niki? N'ubumenyi ufiteho na skills n'uburyo bwo kubikoresha. So iyo udafite ubumenyi, udafite skills, utazi no gushaka field wabishiramo, n'ubu bumenyi buza gupfira ubusa. So mbere kubwira abantu bose ukasakuza ko uri broke, ese niki ufite mu brain yawe, ubwonko bwawe, niki ufite, nizihe skills ufite? Iyo nubwo bukene bwa mbere. Ubukene bwa kabiri rero ni ubukene bw'abantu. Niba wirirwa mu bantu badashobora kuguha link, badashobora kukugira inama, badashobora kuguha connection, badashobora kugusobanurira ibintu, badashobora kukwigisha ibintu bitandukanye, ugahora mu bantu muvuga imyenda, mukavuga ama events, mukavuga families, mukavuga sinzi abatipete, mukavuga utuntu ngutwo, birumvikana kuba broke. Kuko ubukene bwa kabiri n'abantu. Ugomba gushaka abantu bafite icyo bakurusha, ugira icyo bavomamo, ugira icyo bakuramo, ugire connection ubuzima, ubereke de quoi tu es capable, ubereke niki ushoboye, ubereke niki wazana muri marketplace, ubereke baramutse baguhaye amahirwe, niye production bagukuramo, niye service watanga, bakugira icyizere, ubereke uri umuntu w'ikizere, bashaka kugira icyizere, baguha amahirwe. Unirwa naba ukirirwa mu bantu batashobora kugutraininga, batashobora kugutoza, batashobora kuzamura knowledge yawe, skills zawe, baguhuze n'amahirwe y'akazi, birumvikana ko baba broke. So ubukene bwa kabiri kuri njyewe n'abantu, biterwa n'amahitamo y'abantu bahisemo kugroupingamo, kubana nabo. Uranyumva neza? Rero ubwo ni ubukene bwa kabiri. Niba turi gushima Imana nuko yabanye natwe, hari abantu yaduhaye last year, hari n'abandi iri kuduha this year, izakomeza duhe. Kandi reka mbabwire, wumva ko ari umukene akabyakira, akabigira conclusion,
azarinda apfa ari umukene, nubwo ya complaining akajana, nubwo bamugira direct ahantu, uko muri brain yiwe harimo ubukene, muri system yose gukora imikoreshere y'ubukene, azaguma ari umukene. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ubukene bwa gatatu, binarimo vuga ubutunzi butuka ku Mana, ibi byose ni Imana ibuguha. Ubukene bwa gatatu ni imikoreshereze y'umubiri wawe, this flesh, uyu mubiri twambaye, n'ubutunzi bukomeye cyane. Iyo uza kwigisha computer, bese uzigisha computer ariko umubiri uza ukoresha, uziga kuririmba ariko nijwi rizasohoka, n'umubiri uzaririmba, then ukabona ama views n'ibindi bitandukanye. Umubiri wawe uza kwigisha sport, ukaba umustar, uzi football n'ibindi. Umubiri wawe uza kwigisha guteka, ukabona amasoko atandukanye. Umubiri wawe bese umubiri wawe ni tool ya mbere ufite. Ariko umubiri wawe nupakizamo ibiyobyabwenge, ugapakizamo abagabo, ugapakizamo abagore, ugapakizamo ubusinzi, droge, iki, none se niki umubiri uzaguha? Of course uzaba broke. Nibyo uzi gukora, wapakije brain yawe amashuri menshi, ariko umubiri wawe utigeze gukoresha ibyo uzi gukora. After some years, 1, 2, 3 years making a show, umenye neza yuko nta kintu uzi, kuko byose babyibagiwe. Uzabyibagiwe. Abanga baravuze ngo skills udakoresha imyaka 2 ifate ngaho utabizi. So uyu mubiri uramenyera icyo urimo kuwukoresha, niwo uhitamo gukoresha uyu mubiri. So mu gihe udahitiyemo uyu mubiri kuwukoresha, urakena. Uyu mubiri ni umurima, hinga muri uwo murima, koresha uwo murima uwusaruremo. Don't waste your time. Ni nayo ubukene bwa kangahe, bwa kane. Imikoreshereze y'igihe, uburyo wahisemo gukoresha igihe cyawe ni nacyo igihe kizaguha nk'umusaruro. So iyo ukoreshe nabi igihe cyawe, bikigasha ko nta complaint uzagira, kuko igihe cyo gusarura nikigera ntacyo uzasaruramo, kuko nta kintu wahaye igihe. Wahisemo gutinda muri za TV, muri za movies, muri za chat, muri wiki. Okay. Igihe cyawe ubu wahisemo kuyikoresha kuriya, igihe cyo gusarura, abandi barimo gusarura, uza muri cyo gusarura, bitewe nuko igihe cyo kubiba cyarageze, we ntiwabiba, ntiwiga, ntiwakora, ubunebwe bwishe urubyiruko, ubunebwe n'ibigare bwishe urubyiruko, ubunebwe. Barakuze ibintu byose babakorera, bagomba gutozwa kwikorera byose. I don't know, maybe ndi hashi cyane, Imana imbabarire namwe mumbabarire, ariko ikintu nshaka kuvuga ni kingiki. Uyu mubiri nutawukoresha, igihe cyawe nutawukoresha, knowledge yawe nutawukoresha, n'abari abantu wabona nubwo baba ari abantu bafite connection ikomeye, bazatinya kuguconnecta ahantu, kuko bazareba uburyo ubwawe, ubuzima bwawe ubufata, ubereka ko uri irresponsible. Ntabwo bazagwa ibintu birimo sense ya responsibility bitu ko batinya. In fact, n'Imana ntabwo yaguha ibirenze ibyo wa managinga, ntabwo yaguha ibirenze capacity yawe, ntabwo yaguha ibirenze ubushobozi bwawe. Ni nko mu ishuri, umwarimu ntabwo yaha umwana isomo cyangwa se ikizamini ibyo atamwigishije, cyangwa se ibyo azi ko atazashobora gukora. Ntabwo bishoboka. N'Imana cyangwa se leta ntabwo bagupangira ibirenze ubushobozi bwawe. Imana itugirire neza. Ubukene bwa gatanu n'udufaranga duke ubona nibyo udukoresha. Amafaranga yose ubonye ntabwo ari ayo kurya, amafaranga yose ubonye na investment.
uzasarura iki mu gihe kizaza? Gabanya kudepansa, gabanya. Ndabizi ko udakora, ariko nubwo udakora hari ugira guca ukagwa kuri bisa. Gabanya. Ndabizi ko udakora, ariko nubwo udakora hari ugira guca ukagwa kuri 2, ukagwa kuri 5, ukagwa kuri 1000, ukajya kugura amasitiri. Umukobwa yavuga ngo niwo mubona twambaye, we are broke. Ayo ibyo mwambara mubikura hehe? Aya matelefoni ya ahenze muyakura hehe? Why not kuinvestisa ayo mafaranga agura iyo myenda n'izo telefoni n'ibindi, mukainvestisa telefoni zihenze, imyenda ihenze, then we are broke. Ntabwo ndi kubyumva. Bituruka hese ibyo byose? Sinzi aho bituruka. Icyo nzi cyo, ugize ubwenge wagurisha iyo telefoni, ukagurisha n'iyo myenda, ukainvestisa, then ukava mu bukene. Ikibazo ntabwo nicyo anavuza kuinvestisa, nicyo uza kuinvestisa kuko utigeze unabitekerezaho. Uri gushaka akazi kuruta kwihangira akazi. Imana idufashe iduhe ubwenge. Nani ubukene bwa gatanu ni imikoreshereze y'amafaranga. Abantu babona amafaranga bakayakoresha nabi, hakabaviramo gukena. Murekera kudepansa, ahubwo mutekereze nakora iki, nakora ihe business. Nigeze kujya Rubavu mu myaka ishize, mahura n'umukobwa ku rusengero nyuma y'amateraniro, ubuhamya ukuntu yarangije kaminuza, kandi imyaka yose ya kaminuza ajya gucuruza amasogisi. Nabo baje batanga na capital yangaye, atakatanga na capital ya 2. Yagiye arangura amasogisi kuri 3,000 kuko amafaranga 300. Amasogisi 6 aragenda arayacuruza kuri 500, 600. Biragenda gutyo akagenda acuruza amasogisi. Ayo masogisi amwishyura kaminuza. Mwongo yamenye ku investisa, abonye capital. I'm telling you, yakora ibintu bifatika, ntabwo apfusha ubusa amafaranga. Kandi umukobwa n'urubyiruko mugenzi wanyu ayatekereje. Imana itugirire neza. Ubukene bwa gatandatu bukomeye ni kudaha agaciro ababyeyi n'abayobozi dufite hagati yacu, kudaha agaciro inama yabo, kutumvira ababyeyi yabaye ubukene bukomeye bw'urubyiruko. Ubukene bukomeye, bumvira inshuti zabo kuruta kumvira ababyeyi. Bagira ngo inshuti zabo zirabakunda kuruta uko ababyeyi babakunda. Bagira ngo inshuti zabo zabavunikira, zabitangira kuruta uko ababyeyi babitangira bakabavunikira. Kutamenya place y'umubyeyi, umwanya w'umubyeyi mu buzima bwawe, n'ubukene bukomeye, kandi uzari dusaza bukurya kuko wagiriwe amahirwe yo kubona abanyamugisha ntiwamenya kubakoresha. Ubutunzi bwa mbere umuntu abona aje mu isi ni umubyeyi, kuko aza mu isi yambaye ubusa, aza mu isi nta kintu afite, agasanga umubyeyi yamuteguriye byose, aho kurara, ibyo kurya, ibyo kwambara, ubuvuzi. Umubyeyi amubera assurance generale totale. Bana yo mu ijuru navuga iki se? Kutamenya value y'umubyeyi wawe, nubwo waba utamufite, aho ukagira ukubera umubyeyi, uwo uri mu mwanya w'umubyeyi, kutamenya agaciro cye bawe. Ndabizi ko hari ababyeyi bari irresponsable, ariko aho bava bakagira ababyeyi bose hari ukuntu baba bafite umutima ku bana babo. Nuko hari abana bashira expectation hejuru, nibihuze n'ubushobozi bw'ababyeyi cyangwa n'ubushake bw'ababyeyi, hakabaho kugongana. Gambanya expectation yawe, ibyo uteze ku babyeyi, then ubimatchinge n'ibyo bashoboye, n'ibyo bifuza, uzakuramo umugisha. Hereza umubyeyi umwanya we mu buzima bwawe, uzabona umugisha. Amen. Biravuga ngo ubasona nyoko ngo uzarame muri iyi si. Iryo tegeko ryonyine rifite isezerano.
amategeko yose Imana yatanze, iryo teko ryonyine niryo rifite isezerano, ubaha so na nyoko uzarame. Andi mategeko yose nta sezerano rihari, ariko iryo ngiryo rifite isezerano ryo kuzarama, ntabwo uzakenyuka, ubaha so na nyoko. Amen. So icyanyuma uburi ni nayo ya mbere ni kubana n'Imana. Ubukene bwa karindwi nayo njya mbwira ya mbere ihetse ibindi byose ni kubana n'Imana. Utabanye n'Imana nizo izitandatu ntabwo bizagenda neza. Kubana n'Imana niwe Alpha Emmanuel Omega. Alpha niwe tangiriro, Emmanuel ni Imana hamwe nanjye every day, every time, every minute, every second. Uri kumwe n'Imana, then niwe Omega, ni nawe uzasoza nayo. So ubane n'Imana permanently, day to day. Nubana n'Imana iminsi yose uzabona Imana. Asigaye umenye ko niyo soko y'ubutunzi. Mbabwiye ubutunzi bw'uburyo burindwi, ni umenya kubukoresha neza ntabwo uzaba umukene namba. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Amena. Then Imana ibane namwe, Imana ibashigikire, kandi mugire cyumweru cyiza, mugire uyu mwaka mwishima Imana kandi mugendana nayo mukingisha Imana iri kumwe namwe. Shalom, shalom.